Nongeye kwirirwa muraho neza. Nongeye kwirirwa abateze amatwi radiyo Josiane. Muraho neza, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ata radiyo nayivuga ubutumwa bwiza bikemera, ntabwo nayirobanura. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ni radiyo Josiane, kuko iyo mvuze ni radiyo isakaza amakuru, nanjye rero ni amakuru nje gusakaza. Niyo mpamvu mbabwiye gutyo, niyo mpamvu mbivuze. Turabasuhuje rero mu izina rya Yesu, abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiranye kuri unuza ku izi mbuga nkoranyambaga, nkoranyambaga. Ni imbuga nkoranyambaga. Turabasuhuje, turabishimiye, turabakunda. Abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abo ku mugabane wa Amerika, Aziya, mwese turabasuhuje. Abarundi turabasuhuje, kandi mwumve yuko namwe tubakunda. Tubahaye ikaze rero kuri iyi channel yacu Entertainment. Ni channel izayicisha icaho ijambo ry'Imana, amakuru muri rusange y'ibyabaye. Ibintu byose bizajya binyuraho, ariko cyane cyane ibitwubaka, apana ibidusenya. Twari tubakumbuye rero, ntabwo twaherukanaga, hari haciyeho agahe. Niyo mpamvu twongeye kubasuhuza. Kubasuhuza rero ndabanza ndashimira cyane abantu bankoreye subscribe, abantu bankoreye share, abantu batanze comment. Ibyifuzo byanyu twabyumvishije. Hari n'abavuze ngo duhindure izina rya channel. Yego nabyo twabibonye ko mwabyifuje, ariko bitewe n'uko tuzaga ducishaho n'andi masomo atandukanye, twasanze izina ryo ritagomba guhinduka, rigomba kuba ari ririya nyine Entertainment, kugira ngo byose bibashe kudufasha. Kandi n'ayo masomo azacaho yandi nayo kudufasha mu buzima busanzwe, kugira ngo murabizi ko ejo bundi twize ibintu bijyanye no gukora no kumenya ukuntu Adamu na Eva, cyangwa se Imana irema Adamu ikamushyira mu ngobyi ya Edeni, icyo yabanje kumubwira. Ngira ngo mwabonye yuko yamubwiye ngo nayihingire kandi anayirinde. Niyo mpamvu rero tutagomba kujya tutavuga ngo duhinduye izina rya channel, kandi n'ubundi ibintu byose tugomba gusenga kandi tukanakora. Nuko gukora rero tuzajya ducishaho n'ibintu umuntu yakora bikaba byamubyarira ikintu cyo kumutunga, bikaba byamuviramo inyungu. Nubwo buryo rero, ubwo ngubwo uwavuze muri comment ngo twahindura izina rya channel, nicyo gisubizo tumuhaye. Niyo mpamvu yatumye tugumizaho ririya zina. Murakoze. Ubwo rero tugende twabandanyije. Abarundi baravuga ngo kubandanya. Ndabemera muri inshuti zacu, kandi muri abaturanyi. Abarundi rwose nabonye mu gihugu cy'u Rwanda mumaze kunkurikirana 50%. Abarundi namwe mugerageze muze tubandananye, nyine muce muza mwumvirize ibiganiro ndi gutambutsa, kugira ngo namwe bibashe kugira ikintu bibafasha, kuko ni inyamibwa ntago ari bibi, ni byiza pe. Nibyo akazoza kejo kazaza bizatugira umumaro. Nabonye hari n'ikindi gihugu umugabane wa Aziya, bari kunkurikirana, abadiaspora bariyo nabonye bari kunkurikirana, nabyo nabyishimiye. Namwe ndabashimye rata. Imana ibahe umugisha, kuko mwemeye kuza kunkurikirana kugeza kuri iriya pourcentage. Imana ibahe umugisha. Hari n'ikindi gihugu cyo kugisoma noneho byanananiye, byancanze, ariko ndagerageza nyirepete ejo nzaza nyibabwira. Kiri kunkurikirana cyane, nacyo cyica kibandanya. Nkashimira ababyeyi rero, ababyeyi mwankurikiranye, namwe ndabashimiye. Abagabo mwankurikiranye, ndabashimiye. Ni ukuri mwese mwumve ko mbashimiye ubwitange mwagize. Amafaranga yanyu mega mwemeye zikagenda mukankurikirana. Imana ibongere n'izindi megabyte rwose. Ni ukuri Imana ikomeze iteremwe akantu mu mufuka kabisa, kugira ngo dukomeze tujye twiga kandi bidufitiye umumaro. Umwanya n'abagore ndaje mbatura indirimbo, kuko nabonye bagomba
kubona iyo mpano, iyo kado, ngomba kubaha kado y'indirimbo ngomba kubaha kado y'indirimbo bitewe n'ukuntu bankurikiranye. Kandi ubwo mugiye kubaza ngo ese ngiyo kado y'indirimbo ngarayihimba ageze ngo imbere ya kamera arayihimba ariko nanayihimba. Nshobora kuvuga ngo bagore beza rwose Imana ibandebera icyoroshye. Bagore beza Imana ibareba icyoroshye, mu byo mukora byose Imana ibareba icyoroshye, ibahaza imigisha myinshi cyane, ibarindira urubyaro kandi bubakire n'ingo. Bagore beza gusa sindirimbo yose inkingi se ndi imbere ya kamera. Twikomereze tubandanye rata mwa Barundi mwe rata namwe Abanyarwanda, twibandanyirize. Rero ubundi kuganira ni byiza, biri mu muco wa Kinyarwanda. Nta mpamvu nimwe yo muntu kugira ngo yicare yigunge. Ya rero igihe umuntu agira ibibazo akigunga, yakigunga isura ikagenda igahita ihinduka ukundi kuntu, ugasanga arasa nabi, niba ari mwiza ugasanga arakanyaraye, ugasanga ameze gutya ngo rero iyo wigunze rwose ubuzima bwawe buri kubwica. Sigaho wikigunga, kwigunga si byiza. Hajya twasenze, reka ndaje dusenge. Nta kintu tuzadukora tudasenze. Twakiga andi masomo tuzajya tumanza dusenge, kuko igisengesho ni ingirakamaro, kandi isengesho ni ryo ridufasha ngo niwe murima utarumba umuntu ahingamo narumbye. Mbere yuko tuvuga byinshi reka tubanze dusenge, deni dukomeze kuko biba bikenewe. Reka nanjye ngira menshi nk'ay'inyombya ndi mu bagira menshi nk'ay'inyombya ariko menshi atagize ikintu yica nta n'uwo bangamira. Niba ari uwo bangamira andika muri comment mbibone. Mana ndagushimye ko banye natwe waturinze ntacyo turi cyo, waturinze tutagutunganiye. Mana ushimwe uhabwe icyubahiro. Tuje imbere yawe Mana, tuzi neza ko ari benshi bagizacekerwa, hari benshi bari muri za moroge. Si uko tubarusha ubwiza cyangwa uburanga, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe. Ariko tuje imbere yawe, nyemera tweze dutunganye, utuboneze nk'uko uboneye. Ibyo twavuze, ibyo twatekereje, turi abantu. Uwiteka turakwinze kugira ngo tubabarire. Pawulo yaravuze ngo ahora apfa ku cyaha, ariko Nyiringabo Mana natwe utwemerere, utweze kandi uduhe gufata umwanzuro. Komeza kuba natwe no kutujyaneza mu izina rya Yesu, amen. Twibandanyirize rata dukomeze. Uko imeze rero turashima Imana nyine tugejeje amasaha. Imana nishimwe kandi Imana ihimbazwe. Ariko tukiri tangira kino kiganiro, Abanyarwanda munkurikiranye n'abari inyuma y'u Rwanda, mwibuke yuko tugiye kujya mu matora, kandi tugomba gutora umuyobozi mwiza. Tugomba gutora umuyobozi ufite ahantu atuvana n'aho atujyana. Gira ngo aho muvuye murahazi, nta muntu utazi ahantu avuye, nta n'utazi ahantu ageze. Ariko ugomba kureba umuntu wabigufashijemo kugira ngo ugere aho ugeze. Nibyo dushaka kugira ngo tubabwire, nabyo birakwiriye ko tubivuga, kuko Imana yahaye Mose imuha kuyobora ubwoko kugira ngo abukure mu gihugu cya Egiputa abujyana mu gihugu cya Isiraheli. Ariko kubera ko Mose nyine yari afite ubwenge Imana yamuhaye, babashije kugerayo. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ubuyobozi bwiza burya buva ku Mana. Buva ku Mana, nta buyobozi bubaho butavuye ku Mana. Niko Bibiliya itubwira. Nutora umuyobozi mwiza bizatuma ugira icyo ugeraho. Nta wundi mvuga rero, muramuzi, Paul Kagame. Kuko sinajya kukubwira umuntu natigeze mbona ari kuyobora. Uwo nabonye ni Paul Kagame uyobora neza, ukabasha kugera aho ugomba kugera. Niwe ndi kubabwira. Muri make nutora Paul Kagame bizatuma ubona umutekano. Nutora Paul Kagame bizatuma uba ntituze. Nutora Paul Kagame bizatuma ubona ijambo. Nutora Paul Kagame uzagera ku iterambere rirambye. Nutora Paul Kagame uzaca mu mihanda yo mu kirere nk'iri hara Kicukiro santere, ngira ngo murahazi. Abatarahagera namwe muzaze ni karibu. Dusigaye duca mu kirere iyo tugenda.
rwose iyo ushaka uca mu kirere cyangwa se ugaca hasi, ni njyewe ubizi rero. buriya yo ndi kugendaho nanatwaye rwose mba numva ari umunyenga, nta mpamvu n'imwe yatuma namuha igikumwe. Muzatore Paul Kagame rero, nyine niwe muyobozi nabonye ubasha kutugeza ku byiza. wese n'umwemera. nanamuhimbiye indirimbo ivuga ngo Kagame Paul yatuziye twese, yaziye abakire, yaziye abakene, yaziye abato n'abari mu zabukuru. Kagame Paul we urakaramba, gahore ku isonga, gahore ku isonga perezida wacu, ibyo udukorera biratunyura bikatunezeza mu mutima. Gahore ku isonga urakaramba. yagize uruhare mu kwiga kw'abakene. ababyeyi bumvaga ko abakobwa batiga mu bibakuramo. ubu tuvuga n'abakobwa tuyiga nk'abasaza bacu tukaminuza. Kagame Paul we urakaramba, gahore ku isonga, gahore ku isonga muyobozi wacu, ibyo dukorera biratunyura bikatunezeza mu mutima. Gahore ku isonga urakaramba. iyo ndirimbo yigize kunzamo ndayihimba pe, ndanayandika. niyo mpamvu ubona mbabwiye gutyo, mbabwiye ayo magambo, kandi mbahaye mesaje nziza yagira ikintu ibageraho. ngaho mureke dukomeze rero ibiganiro, nyine birakomeje birarimbanyije. mu gihe mugenda rero mukibagirwe icyo mugomba gukora. ikintu cya mbere ni ukubyuka mugasengera umunsi, mugasengera ibikorwa byanyu bya buri munsi, mugasengera bizinesi mwirirwamo, mugasengera akazi, mbese mugasengera ubuzima bwanyu bwose. ubwo munsi mukabushyira mu biganza by'Imana. ikindi mugomba gukora ni ukwizera. ni ukwizera ko ibyo Imana yavuze, cyangwa se ni ukwizera ko ibyo muri mwo bigomba guhabwa umugisha n'Imana. Urabizi ko ubwo duherukana twaravuze ngo tugiye ngo ni gute twaba mu buzima bufite intego kandi bufite imikorere. ukizera niba nk'uko umuhinzi ajya guhinga agatera imbuto, akizera ko nyuma y'amezi 3 azasarura. niyo mpamvu nawe niko ugomba kwizera ko ubwo Imana yagushyize ku isi ikaba yarakuranye ikagushyira ku isi, nako ugomba kwizera ko izaguha ibidutunga, kandi ukizera ko ibyo wakoze bigomba guhabwa umugisha n'Imana, kuko Imana yo izahimisha imirimo y'amaboko yacu. niyo mpamvu ugomba kugenda ukagera kwizera nyine. ubuzima bwacu bwa buri munsi rero tugomba gukenera amakuru tugomba kuyamenya. apana kubyuka ngo wihugireho wumve ko utuje, ntuzi iby'ejo hazaza ukuntu bimeze, uraho nturi kubaza Imana, noneho nta n'ibyo uri kumenya ku bantu, uraho urimeze nk'uri mu kazitiro. ikintu ugomba kumenya amakuru ava ku Mana, ukamenya n'amakuru yo ku bantu. ati mbaye umunyamazimwe nutamenya ko umuturanyi wawe yarwaje uzamusura gute kandi utabimenya? ntago ndi umunyamazimwe. nutamenya yuko mwene wanyu hari ikibazo afite bizagenda gute kandi utakimenya? nutamenya yuko hari uwakoze icyaha agahanwa, nawe uzagikora bituma uhanwa nkawe, kandi wabimenye ko hari uwagikoze agahanwa, byari kukurinda. bityo rero n'amakuru abakenewe, kuko n'umukecuru yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. twagiye rero, reka tuvuge ku bijyanye n'ingo. ibijyanye n'ingo nababwiye ngo abagabo nabonye bari kunkurikirana, ababyeyi bakankurikirana, ariko noneho ngiye kuvuga ibijyanye n'ingo kuko nabyo nabonye bikenewe. mugiye kuvuga rero ngo ngiye kuba umusazi, ninshaka nsare ndabivuze. noneho reka mbivuge ibijyanye n'ingo rero ukuntu ndi kubibona. reka mbanze niturire ababyeyi indirimbo, noneho nyibature, nindangiza mbabwire icyo gukora. mw'abagore mwe b'i Rwanda, muze mwitabe Yesu, dore imirimo ni myinshi, tujye kumukorera, dutabare bene wacu ubu bararimbuka. mw'abagore mwe b'i Rwanda,
arabashoboza. Dutabare bene wacu ubu bararimbuka, n'abagore mwe b'i Rwanda Yesu arabashoboza. Mw'abagore mwe b'i Rwanda none nimutebuke, imibabaro n'indwara biragwiriye mu isi. Nimukingure imitima umukiza ageremo, mw'abagore mwe b'i Rwanda mureke gupfapfana. Nimukingure imitima umwami yinjiremo, mw'abagore mwe b'i Rwanda mureke gupfapfana. Mw'abagore mwe b'i Rwanda mw'isi hari umwijima, nimujya n'amatabaza mwakire bene wanyu. Abagore n'abakobwa baheze mu mwijima, mw'abagore mwe b'i Rwanda mubamurikiwe. Imana itugirire neza. Mw'abagore mwe b'i Rwanda mwese nimuze mwitabe Yesu. Dore imirimo ni myinshi, dutabare bene wacu ubu bararimbuka. Mw'abagore mwe b'i Rwanda Yesu arabashoboza. Mw'abagore mwe b'i Rwanda none nimutebuke, imibabaro n'indwara biragwiriye mu isi. Nimukingure imitima umukiza ageremo. Mw'abagore mwe b'i Rwanda mureke gupfapfana. Mw'abagore mwe b'i Rwanda mu isi hari umwijima, nimujyane amatabaza mwakire bene wanyu. Abagore n'abakobwa baheze mu mwijima, abagore mwe b'i Rwanda bamurikira ubu. Mwumvishe indirimbo mbatuye mw'abagore mwe b'i Rwanda. Batuye indirimbo nziza irimwo gukorera Imana, irimwo guhamagara, irimwo imirimo mwakora kugira ngo mumurikire igihugu cyacu. Mw'abagore mwe b'i Rwanda mwese nimuzi. Noneho rero dufite topic ivuga ngo ese birakwiye ko uwashatse cyangwa se uwageze mu rugo yatandukana n'uwo bashakanye bikaba ari byiza? Ese niki umuntu yakora kugira ngo adatandukane na mugenzi we? Niki? Mwandika muri comment mutubwire. Ese ni byiza gutandukana n'uwo mwashakanye? Ese ni iki umuntu yakora kugira ngo adatandukana n'uwo bashakanye? Ngaho nimwandike muri comment mutubwire, niba ari byiza muratubwira. Ese Bibiliya yo ibivugaho iki? Bibiliya ibivugaho iki? Ibijyanye n'ishyingiranwa no kuba abantu babana ubudatandukana, Bibiliya ibivugaho iki? Twagiye. Bibiliya icyo bivugaho murakizi ngo mukitubwire. Ntacyo muzi ariko murakizi. Ntago mwese ariko mutakizi. Murakizi rata. Abakizi rero bagiye kukivuga, nanjye ndimo giye kukivuga. Abatakizi kugira ngo mbakopeze, sibyo rata? Abakorinto ba mbere ibice byabo 7, umurongo waho ni uwa mbere. Turasoma twitonze kuko ntabwo turi kwiruka, nta nikiri kudukerereza rata, nta kiri kudukerereza rwose. Turatuje, turi amahoro, nta mpamvu nimwe yo kwirukana. Tujyane rata nawe bumbure Bibiliya dusome.
ibyerekeye ishyingirwa. Hari umuntu wanditse muri komenti arandika aravuga ngo nimuzonye kuvuga ngo ibice mujye mubanga igice. Hata ndabyumvishije. Ni igice cya 7 umurongo waho wa mbere. Abakorino, urwandiko rw'Abakorino, nako ndakibutse, ni urwandiko rw'Abakorino ba mbere, igice cyaho ni icya 7 umurongo, turahera ku murongo wa mbere turi bwumve ukuntu hatubwira. Hata wakoze gutanga isomo, Imana inakumira umugisha. Ngo ibyerekeye ishyingirwa, ibyerekeye ibyo mwanyandikiye, ibyiza ni uko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese agira uwe mugabo. Mwabyumvishije babandi muba mushaka guteretana kandi mugateretana n'ubundi mwaraterese murambagiza kangahe inshuro magana ibyatsi na magana ibyatsi mufite abagore. Mwumva ukuntu iri jambo riri kuvuga umugabo wese agira uwe mugore n'umugore wese agira uwe mugabo. Muzongere noneho 3, umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we ibimukwiriye. Cyo si Ikinyarwanda da, kirumvikana kumuha ibimukwiriye, n'umugabo akaha umugore we ibimukwiriye, n'umugore agaha umugabo we ibimukwiriye. Icyo nicyo kirumvikana. 4, nuko umugore adatwara, kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugabo we, ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore we. Icyo nacyo nicyo kirumvikana, kuko umugabo adatwara umubiri we, aho utwarwa n'iki n'umugore we. Birumvikana. Nimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura Satani atabagerageresha iruba ry'imibiri yanyu. Bibiliya yatubwiye ngo nimukimane, ariko mwitonde abatimana umugore n'umugabo, hatazagira umusore ujya gusaba umukobwa ngo nibakimane. Ariko ikibazo se bo bari guhana? Ntabwo mbizi, ni wowe ubizi, twigendere. Ariko ibyo mbivuze ku bwanjye, si amategeko mbategeka, kuko nashakaga ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese ufite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Umva ukuntu Pawulo ahise avuga ngo abivuze ku bwe, kuko yashaka ko abantu bamera nkawe, ariko asanze buri wese afite impano. Niba waragize impano rero, ukagira impano ukagenda ku mugabo, iyo mpano uyikoresha, uyikore niko ugomba gukoreshwa. Nutabikora Imana izabikubaza, izayibara nk'icyaha, izakubaza impamvu wavuye iwanyu ujyayo ujye kubahiriza ibyaho. Cyo kintu Imana izakubaza. Twagiye 8 haravuga ngo abatararongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri bo ari uko bagumya kumera nkanjye. Urumva, bavuze n'abo basore batarabikora ngo nimukomeze mwibere nka Pawulo, nta kibazo rwose, nta cyaha kirimo, nta kugira ngo uburangu nabijyemo rwose, waburetse wanabyihorera, ari wumva yuko utazabishobora, ariko mu gihe wabigezemo uba ugomba kubyubahiriza. No kubireka biremewe, nta kibazo, ariko mu gihe wabigiyemo uba ugomba kubikora neza. 9, ariko niba badashobora kwirinda barongorane, kuko ibyiza ari ukurongorana kuruta gushyuha. Mwabyumvishije Bibiliya ukuntu itubwira? Abamaze kurongorana
ndabategeka, nyamara si njye, ahubwo ni umwami wacu. Umugore ye kwahukana n'umugabo we, ariko niba yahukanye abe igishibaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ni ukuvuga ngo niba wahukanye ntuzitwa umukobwa, ntuzitwa umugore, icyo gihe uzitwa igishibaziko. None muvandimwe, wowe ushaka guhambira kwikorera ivarisi ngo wongere usubire iwanyu, yobeye ko wavuye wowe wasezeye, ese uragenda ukomanga ngo ndagarutse? Nakubwira ngo ihangane kandi umese kamwe, ahubwo icyo ukora urwana urugamba bucece, uzenguruke bucece, umere nka wa mukecuru narishaje niwe wagiye afite ubutumwa buvuga ngo yavaga mu nzu y'Imana agasanga bamutegeye hehe, umugabo yamutegeye ku muryango w'urusengero ati ndakwereka uyu munsi ndakwabizaga, yarangiza umukecuru akaba amaso akasenga kandi akanarutahamo. Ubwo rero nakubwira ngo mwere kwahukana, mugume mu ngo zanyu rwose, muhabwo mube maso muzisengere, nibyo nababwira. Kuko nimwahukana muzahindurirwa amazina kandi bibe bibi kurushaho. Noneho 10, ariko niba yahukanye, umugore ye kwahukana n'umugabo we, ariko niba yahukanye abe igishibaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, siko Bibiliya ivuze, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Bibiliya ibabwira kwiyunga, nta hantu mbonye Bibiliya ibabwira ngo nimutandukane, yavuze ngo biyunge. 12, ariko abandi bo ni njye ubabwira, si umwami wacu. Mwene data, niba ufite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda. Kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we, kuko umugabo utizera yezwa n'ubw'umugore utizera yezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data uwo. Iyo bitameze bityo, abana banyu baba bahumanya, ariko none dore ni abera. Cyokora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore naba agihambiriwe. Iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Wa mugore we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe? Nawe wa mugabo we, ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe? Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ritubwiye iby'ukuntu abantu bagomba kubana, ritubwiye iby'ukuntu abantu niyo batandukanye amazina ahinduka. Ariko hari ukuntu umuntu ajya yitwaza ngo ngewe nk'umugabo wanjye ntakijijwe, ngo rwose ngo niyo mpamvu ngiye gutandukana nawe. Idini riri kukubwira ngo utandukana n'umugabo kwa kadakijijwe ni irihe? Iryo dini uribwire yuko riri mu makosa, kuko nta hantu na hamwe tugize tubona muri Bibiliya ngo abantu batandukane. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo ubwirwa n'iki ko umugabo wawe atazakizwa bitewe nawe? Ese wowe wa mugore we, wa mugabo we, ubwiwe n'iki ko umugore wawe atazakizwa ari uko wamwereye imbuto? Ijambo ry'Imana ahantu rigize rivuga ngo mutandukane, ahubwo riravuze ngo mubane, kugira ngo abana banyu batazaba ikizira. Kuko tubonye ko y'umwana akuze, mama wiwe ari hariya, papa we ari hariya, ubu usanga abana iyo badasenze biriya bintu biza rwose bihita biba karande, bisaba gusenga kugira ngo karande umuntu azicike. Kubaho abana baririya, papa waririya, mama waririya, biriya bintu ntabwo ari byo. Tubirwanye abantu mwazigezemo rwose, mugerageze tube maso ingo zacu, musenge
kandi buri wese abe maso kugira ngo uriya muvumo were kudukurikirana. Sibyo bavandimwe, sibyo bakristo, sibyo babyeyi natuye indirimbo rata, sibyo? Nibyo rata, nibyo. Tugomba gusenga tukirukana karande. Karande ni harazitangira. Buryo ushakanye n'umuntu ukabona batandukanye, akagutana abana babiri, bigenda gutyo karande zikotota. None umuhungu n'umukobwa ukajya ko umukobwa yaragiye nawe agezeyo biranze, karande zikagenda ziza gutyo zitwototera. Ariko iyo ubaye maso ugasenyera karande, ugasenga ukayirukana, karande iragenda. None ukajya kumva muri ba basore basigaye nawe azanye umugore, ukumva nawe ngo yatandukanye n'umugore kubera karande zagiye ziza gahoro. Twibwira ko ari ibintu tubana nabyo, ariko noneho ngo ni ibisekuru byango ngo itumwe na sekuru niko yarameze, ngo na nyirakuru niko yarameze. Ibyo bintu bikakototera ugasanga neza famiye birayogoje. Ariko nakubwira ngo buri wese abe maso kandi akizwe, buri muntu wese agire umwihariko wiwe, agire initiative cyangwa se ubushake bwo kuba yaba mu murongo umwe n'uwa Kristo, asenge kandi asengere urugo rwe. Amasengesho niyo yubaka, niyo sambi yonyine itarumba umuntu ahinga narumbye nanahombe. Buri muntu wese asengera urugo rwiwe, nasenga azamura urugo rwe, icyo akoze cyose azamura imikorere ye, icyo akoze cyose akereka Imana. Nababwiye ngo nuba mu buzima busenga, Imana izagutabara kuko wayambaje. Imana iyo yatabaye iba yatabaye. Imana niyo ijya ifata umugisha w'umuntu ngo iwuvange. Ntawe yahaye ngo imuvangire mw'amazi, nawo yahaye ngo imuvangire mw'amazi, nawo yahaye ngo yongere imwake hoya, nawo yahaye ngo yivuguruze. Nimumfashe dushimire uwo mwami agira neza, nawo yahaye ngo amuvangire mw'amazi, nawo yahaye ngo yongere mwake hoya, nawo yahaye ngo yivuguruze. Nimumfashe dushimire uwo mwami agira neza, nimumfashe dushimire uwo mwami agira neza. Nawo yahaye ngo muvangire mw'amazi, nawo yahaye ngo yongere imwake hoya, nawo yahaye ngo yivuguruze. Nimumfashe dushimire uwo mwami agira neza. Imana tugirire neza kandi Imana ibane namwe rwose, turabishimiye n'ukuri turabakunda. Indirimbo ibicimo kugira ngo nyibature nayo ni kado, ariko umve ngo ababyeyi nabakunze, abagabo nabakunze, n'ukuri turebe bitagenda neza tubikosore. Nimubane muri bombori ntacyo zifasha abantu, bombori ntacyo zigize icyo zivuze. Gusa Bibiliya yatubwiye ngo nimukimane, n'ukuri nimukimane do. Nimuramuka mwimanye ibyo bintu muzayibazwa n'Imana. Nimuramuka mwimanye ubwo Imana sinzi ukuntu muzayibwira. Dufite abantu ubu usanga ari bombori buri kanya bombori buri kanya bombori yabaye bombori bitewe no kwimana. Umumva umugore arashinze umugabo ibintu utapfa no gusobanura ngo ubyumve, ukumva n'umugabo nawe arashinze umugore ati aranyima. Ubundi mwimanira iki? Mwimanira iki? Mwabikoreraga iki ko mutari muzi ko muzajya mubikemura igihe mwabitekerejeho cyangwa igihe umwe yabishatse? Ntabijyagamo mutabishoboye kubera iki? Bibiliya turatubwiye ngo nimukimane. Ntabwo ariyo shije nshatse kugumaho, ariko noneho niba wumva koko ushinze urugo, hagarara kigabo. Umenye ngo nubwo urugo ndugiyemo yego bavuga ngo ni ijuru ritoya, ni ijuru ritoya ariko ku muntu byahiriye, ni ijuru ritoya ku muntu wagize, ku muntu muri make uri kumvikana mugenzi wiwe. Ariko nagira ngo ubwire ngo nanone ntabwo bavuga ngo ni muri paradizo, kuko naho ibibazo birahaba. Ariko nubwo bihaba ntibishatse kuvuga yuko bitanakemuka, birakemuka, ariko bikemuka ari wowe wabikemuye. Ntabwo uzabura aho ngaho ngo umuntu azaza gukemurira ikibazo. We mugore umugabo araje, umugabo wawe aragiye, undi mugabo araje atangira guteye imitoma, nawe ubukwe kwawe kurumbishije, wumvishije umugabo wundi ari kukubwira, ugiye kubishyira mu bikorwa, uzi ko ufite umugabo wawe, urumva? Warangije ukabucinya umugabo
ubwo bikaba birayogoje yacitse, mbese aho ni kwande ni kwa runaka, ubwo ngubwo bikaba bifasha indi ntera, bikaviramo no gutandukana bitewe n'uko umwe yaciye undi inyuma. ubwo se koko babyeyi, sindi kubibashinza mwese, ariko bamwe mu babyeyi muri guca inyuma abagabo banyu, kandi mwarangiza mukabakayitera, mwarangiza mukavuga yuko aribo bahemutse. noneho rero tukagira n'ubuyobozi bwacu usanga wenda kubera ko baduhaye intebe bakaduterera agatebe tugahaguruka, ako baduha ko kwicaraho tukagahagararaho. umugore yagenda kwa gitifu ati umugabo yankubise, umugabo bakabamufashe mu ishinga ati gute urwana? yego kurwana si byiza, sindi no kuvuga ngo mugende mu rwanda kuko si nta kintu bitumarira. noneho ugasanga nubwo wenda wa mugabo yarwanya, ariko ukayitera nawe wa mugore nawe yateje ikibazo. se koko ukibaza ugasanga umugore arahatutse umugabo wiwe ngo arakajya akanaka, uramubwira ako kana agomba kurya ka nyirabukwe, ubundi wako kana ubumubwira kuko urumva ibyo ngibyo byari bikwiriye. abagore mwisubireho, ababyeyi mwisubireho, mumenye ibitutsi mugomba gutukana ibyo ari byo, usibye ko nta n'ubemerewe gutukana, musigaye mwumva mwatuka ibitutsi by'inyandagazi mukabituka abagabo banyu. ibyo bintu ngewe ndabizi, mbifitiye amakuru. hari abagore bari gutuka abagabo ibitutsi by'inyandagazi, bakanabitukana n'abana babo bumva nta n'isoni. nukureka mbabwire, umuco bamwe bashaka kuwuca, bari gushaka kuwuca, ariko abo bagore ndabibabwiye, ubu butumwa bubagereho, iyi misaje ibagereho. ibyo bintu uri kubiba mu bana bawe, wumva watuka umugabo ukamutuka kuri nyoko bukwe, ukavuga ka nyoko bukwe bitari bikwiriye, Imana yo mu ijuru ni ukuri ibasange ibyo bitutsi mufite mu kanwa si byiza. nubwo atari mwese, ariko ibyo bitutsi muri gutukana n'abana banyu babumva, mumenye ngo nibo murage muri gusiga mu buzukuru, nibo murage muri gusiga mu bana. mushatse mwabireka, mushatse mwagatukana ibyo bitutsi. ukabona umugabo abana n'umugore, ukumva aradomoka akajya no hanze. mwabagabo mwe, namwe mwere gukomeza kugenda muca inyuma y'abagore banyu. mwanejejwe n'abagore mwashatse, kandi byo byiza, kandi byo bikwiriye. kuki mwumva ko mwahora murabya indimi nka yanzuka? kubera iki murabya indimi? kubera iki mwabaye maso ahubwo mugasenga, ubugingo bwanyu mukabukira mu Mana, mukareka kugenda mwiyandagaza? muzi yuko uwo murage ari wo muri kubiba mu bana banyu. ngenda bingingira kugira ngo muhuze kandi musengere imitima yanyu mwese, n'abagiye kubana nabo basenge kugira ngo batazagwa mu moshya, kandi basengere ubukwe. niba ari ubukwe babusengere. ibintu byose umuntu agiye gukora aba agomba gusenga. niyo nama naba. ubwo mugiye kuvuga ngo ndasaze, ntago nsaze. ngewe ibintu ndi kuvuga bifitiye amakuru, nubwo naho ndi bushyire kuri tamunere mvuge ngo ni runaka na runaka, ariko dufite abagore bakabije, dufite abagore bari gutukana, barangiza gutukana bateye n'abo bagabo bagatuma barwana, barangiza bakirukanga bajya mu buyobozi ngo bagiye kurega, kandi aribo ba nyirabayazana. dore uko bareba bamwe muri abo ngabo. murareba siki? reka mbabwire, sinkuvuga izina, ariko icyo nzi cyo wisubireho. wowe watangiye urugendo rwo gukizwa, komeza ukizwe neza, bizagenda biza. ariko wowe utukana, ugatuka biriya bitutsi rwose, nanjye mba numva natanasubira mwana imbere ya kamera, sinanabikora kuko naba mbaye nkawe, naba ngiye kukwigana, sinanatinyuka no kubitekereza ngo mbikure mu kanwa kanjye. ariko biriya bitutsi ni bibi, ntabwo ari byiza rwose, ntabwo ari byiza rwose. mugire mwisubireho buri gihe mwatangiriye. nge rero nyine nizo muguru nari ndi kubaha rwose pe. ese mwebwe nimujya muyibona rata mu makaritsiye mutuyemo, usanga umugore ajya kunywa agasinda, yarangiza noneho ikintu kibabaje, hari n'abari gukingirana abana mu nzu. bakagenda kuyayana bakajya mu byabo, barangiza bakabakingura bavuye mu byabo. mw'abantu koko mba dufite ibibazo rwose. abo bantu ni ukubahagurukira rwose, bakongera akabigisha umuco wa kinyarwanda. ati Josiane, noneho ibintu atuzaniye se bimeze bite?
nibyo nyine ibyo mbazaniye nibyo kuko nibyo nabonye kandi se umunyamakuru umunyamakuru baravuze ngo umunyamakuru ngo abanyamakuru ngo badafite nk'amakarita ngo batize n'umwuga ngo w'ubunyamakuru ngabo ngabo ngo babakure ku mayutuberi ngo Kagame yarabasubije ngo umunyamakuru wa nyawe n'uw'inkuru zaba yahibereye nanjye amakuru ndi kubaha ndayafite kuko bijya bibandeba ngiye mbura n'ikintu mbikora ngo mafite inkoni nahera ruhande nkubita bene nkabo ngabo ariko se mbakubite se nawe nakubita ariko Imana yonyine yo niyo igisanga umuntu ikamujijura ikamuha umutima wo gutekereza akongera agatekereza muri akavuga ati se buri ibintu navuze byari bikwiriye kugira ngo mbivuge ese ibintu nakoze bura byari bikwiriye akisubiraho nta n'umuntu ngo atisubireho ariko noneho ngenda bivuze kubera ko bimwe bibandeba bikaba kumva umuntu asohoye arututse umwana Yesu w'i Nazareti cyangwa kumva umuntu atutse umugabo my God kumva amututse urututsi yewe data we mu bantu muri public we kumva noneho birakurenze babisubiramo kumva ntibyari bikwiriye niyo mpamvu rero mugomba kwisubiraho kugira ngo twubake u Rwanda rwiza kandi rubereye abaturanyi kandi u Rwanda turi kubaka hari n'urw'ejo hazaza buriya abana n'abanyarwanda b'ejo hazaza twebwe turi gusaza nk'ubu nkanjye ndashaje ubu nakataje buryo umuntu ageze muri iyi myaka abashaje ni ukuvuga ngo udusize abana bafite ibitutsi nk'ibyo ntacyo byaba bitumariye ariko tubashije gucyaha bene nk'abo bakareka kugira ibyo bitutsi nk'ibyo umwana w'uyu munsi nawe yazabona kuri ibyo bitutsi ngo abituke undi mwana ngo bikururuke bimere nka lasitike no niyo mpamvu tugomba kureka gutukana ibitutsi nk'ibyo ahubwo tukagira dute tugakunda igihugu tugakunda abana kandi aho umuntu abonye umwana mu nzira atambatamba hari ukunda abana bari kubura kumva umuntu arangije ngo uyu mwana uyu nk'uyu twamutoraguye ahana mufate umurangishe cyangwa umujyane nurangiza uze kumurangisha n'uburyo n'ubaka umuryango nugira neza umwana uhuye nawe mu nzira n'uwawe nazakunana kumugirira neza mufate umwana wese nk'uwawe nk'uko nyine amakuru yatubwira ngo mufate abana bose nk'abanyu nibyo byiza rwose ukuta uko wamucaho ugenda kandi wamubonye ari ikibondo kuki mutagira impuhwe koko bitume rero mugira impuhwe nyine mwubaka umuryango uzi Imana mwubaka umuryango ufite akazoza umugani w'abarundi turabakunda umuryango ufite akazoza k'ejo niwo dushaka kubaka Imana itugirire neza rero n'abagore mwe b'i Rwanda rero mwese nimuze twitabiye Yesu imirimo ni myinshi n'uyu yo kuvuga kuri tubi n'umurimo nawe uzakenera kuvuga uzaze nguhe kamera ratuvuge uzaze nguhe kamera ugeze ubutumwa bwawe ku banyarwanda n'abanyamahanga babone ubutumwa bwawe kandi babashe kubukurikirana buriya utavuga umutima ugenda ubyimba ukumva hari ibintu bigiye kuguturikana kandi ukumva ibivuga ariko uruhutse ukaba fiyeri yo kumva uruhutse ng'ubu mwanjye rwose mba numva ndi mu munezero nk'uko iyi channel yanjye yitwa entertainment iyo ndi kubona ibintu bibi nkavuga ati ibintu ni mu bikosore mba numva umutima wanjye ndi kugenda nduhuka kuko mba numva ko ubutumwa natambukije buri bugere kuri ba nyirabwo none se niba uri bubagereho burabageraho rero nta mpamvu n'imwe yo kumva ko nakumva nihebye no sinya niheba ngo ngeraho gupfa we nta n'impamvu yo kwiheba muri imyini waririmbye ngo ntabwo nzongera kwiheba umwami wanjye yamaye amahoro ntabwo nzongera kwiheba Yesu wanjye yamaye amahoro ntabwo nzongera kurira umwami wanjye yamaye amahoro ntabwo nzongera kwiheba umwami wanjye yamaye amahoro ntabwo nzongera kwiganyira Yesu wanjye yamaye amahoro ntabwo nzongera kwiheba umwami wanjye yamaye amahoro ntabwo nzongera kwiheba
amahoro, ntabwo nzongera kwiheba, mwami wanjye yampaye amahoro, ntabwo nzongera kwiheba, umwami wanjye yampaye amahoro. Kuko hari igihe nagendaga naba ndi kugenda nahura n'umuntu, nabona ko ngiye guhura n'umuntu ngahita ngira gutya ngo hari umunsi nzabaha ubuhamya, nyine burya umuntu ajya kungana gutya yaraciye mu nzira ye. Hari umuntu ujya uvuga ngo kera, kandi ukabona umuntu uvuze ngo kera n'ejo bundi. Umuntu wese agira kera hiwe bantu, umuntu wese agira kera hiwe. Ukabona umuntu uvuze ngo kera, ukabona n'uwejo bundi. Ako se uriya mwana uvuze ngo kera, ese kera aho umuntu ni hariho. Nanjye kera iyago mvuze n'icyongereza, iyazi go, imyaka yashize byari bikomeye. Ubwo ugiye kumbwira ngo bose ngo byari bikomeye byo kutabishyize mu cyongereza. It was very hard, byari bikomeye tu, ariko nyine kubera ko ibyo byararangiye, ubuhamya buba buhari. Niyo mpamvu uvuze ngo ntabwo nzongera kwiheba, umwami wanjye yampaye amahoro. Noneho bikomeye rero, maze kubona Imana ingirira neza, ndayizera, nkajya numva ko ubuzima bwanjye bwaba mu Imana, naba mu buzima busenga, naba mu buzima mbese numva ndi muri umurongo umwe n'Imana. Imana igenda ibihindura. Yumva iyo yaje gutabara nawe uyitanga imbere, niyo yavuze nawe uyivuguruza. Kandi ntabwo nubwo igitanga invitation kugira ngo ijye gutabara umuntu ukugendaho, umuntu uguhiga, niza kugutabara ntabwo izarinda kumwemvita. Azabona igutabaye, abone uri muri yindika. Urumva yarazi kuri mu bibazo, abone uri muri yindika, uri mu kindi cyiciro nawe mucanga, nibwo ahita yumirwa ngo yego twarumiwe, akifata ku myanya ndanga kumirwa kubera ko yakugenzeho ariko ntiyakubona. Imana iguhagararaho, yakugenzeho Imana irakwimana. Niyo mpamvu umuntu ukugendaho buri munsi, cyangwa umuntu ukunda kubaririza ibyawe, hari umuntu ukunda kubaririza ibyawe atari uko agufitiye impuhwe, ahubwo ari ukugira ngo yumve aho ugeze upfa ugira ukubitwa isi igukaranga, dore ko nawe itazakaranga. Uno bitarakaranga ngo ikimushakira ibirungo byo kuzamuka firitiza. Noneho yutabawe, wa muntu wakugendagaho asigara yifashe ku myanya ndanga kumirwa meza cyane. Noneho akabona yagukekeragamo cyangwa se yakwifurizaga kuba wabamo, akabona warayitambutse. Yabonye warayitambutse rero nibwo atangira kuvuga ati ese ni mwebwe se byagenze gutya. Burya nushaka kugira ngo ugire ibintu bihinduka, wowe uzaceceke urwanishe ibikorwa biruta amagambo. Wowe ukore gusa, ukore ukuraba ku mufuka, ukore. Nyuma y'aha amagambo azagenda yihinduriza, atari nawe yihinduranya, atari nawe uyahinduye. Hari abantu bajya batwamamariza, bakatwamamariza n'amafaranga tubahaye. Wa muntu ukuvuga utamutumye aba ari kukwamamariza. Wa muntu ukuvuga utamubwiye ngo ugende umvugire gutya na gutya, aba ari kukwamamaza, kandi akakwamamaza ku buntu. Tugira abantu batwamamaza ku buntu, nubwo umuntu atugenda bakatwamamaza nawe twatanze, bitewe n'uko nabo bafite uwo bari gukorera, ariko tukamenyekana kuko batwamamaje. Rero nyine muri iyo kanya nyine yo kumva niganyire nanihebye, nyine byari bikwiriye kugira ngo igihe nk'iki ngiki ngire n'undi muntu ushobora kumwambagara ngo ese amakuru wenda ni meza, niba hari ikintu abonye nyine cyahindutse, mbe muhaye mikoro ajye kugitangaza ko hari icyahindutse. Bene nk'abo turabagira, wowe nubagira, abo turabatunga. Wa wundi uzaguhamagara ari azi neza ko ufite ibibazo, yabona bikemutse nyine, atari ntugire ngo abaguhamagara ari uko akubaza ibyo bibazo, ahubwo agira ngo yumve ko bitaraguhwanya. Hari n'uguhamagara agira ngo yumve ko bitaraguhwanya.
hari n'uguhamagara agira ngo agusengere. Abo bantu baza ari intumwa zirimo ibice bibiri. Uguhamagara agira ngo agusengere, Imana ijye imuha umugisha. Ariko uguhamagara agira ngo yumve ko byaguhwanyije cyangwa byaguhuye, uwo nayo Imana ijye imureba icyoroshye, ahubwo imusange imugire inama y'icyo yakora. Abo turabagira. Mu nshuti ugira rero, mu nshuti ugira, inshuti tuzazirebaho. Inshuti mashami, inshuti mabi, inshuti mizi, abo tuzabareba. Mu nshuti ugira, mu nshuti ugira, hari inshuti kubaza amakuru igira ngo yumve ko yabana nawe. Hari n'ikubaza amakuru ukayibwira amakuru atari uko biyibabaje. Ikimenyetso naguha kuri iyo nshuti, uzayibwira ko ufite ikibazo cy'amafaranga, buzacya nayo iza kungunguriza amafaranga, kandi mwari mwaraye muganiriye, umubwira ikibazo ufite, umubwira ko mbese wumva ko ukeneye amafaranga. Ibyo bizakwereka ko ibyo wamubwiraga byajyaga bicaga ahangaha bigahinguka, cyangwa bigaca ahangaha umuyaga ukabikubita. Inshuti nyashuti ubundi ntabwo yafata ibintu mwaganiriye, niyo mwaganiriye ku kibazo cy'amafaranga ngo ihindukire izikubwire ngo nguriza amafaranga, kandi mwaganiriye muvugana ko amafaranga mwese mwayabuze. Ariko ikizakubwira ko yakumviraga ubusa nuko azaza kuyakuguza, kandi mwahoze mubivugaho. Uzamenye ko umuntu yakumviraga ubusa. Abo se nitubagira, ubu se nta nshuti ugiye turi mu byo kubaka urugo, mwese azi ko wubatse nawe wubatse, akaza agira ngo agukuraho ifaranga, yamara kuribona agaca isheni, kandi azi neza ko wanamugurije, agaca isheni akagenda. Sibwo amafaranga se abaye ikibazo, wenda aho usigaye mu rugo rwawe ati amafaranga byagenze nti nagurije runaka. Wamugurije se wari wabivuze? Ati reka nabyo navuze, ati karabaye, byacitse byadogereye. Ugasanga amafaranga arabateranyije, ariko bitewe na ya nshuti. Akakubwira igihe azakwishyura nana yaguye, nigashaka gasenye. Ese wowe wumva wasenyera mugenzi wawe yakugurije amafaranga, kumva ni watanga, kandi wayamugujije mu ibanga, ayakuguriza mu ibanga, agira ngo arebe ko wenda akubabaye, ariko cyakemuka. Nyuma yaho niwumva ibyo akubwira, ni wowe noneho umukunze, cyangwa nawe uri umufatanyacyaha wa shitani. Hagenya bene nk'abo turabana, bavandi bene nk'abo turabana, bene nk'abo tubana nabo, bene nk'abo muzanahura. Urumva bazumva byaba byadogera, ariko ibyabo bakabyubaka. Nakubwira ngo buri wese agira umujyanama umwe. Yesu Kristo ni umujyanama mwiza. Yesu Kristo ni ukugira inama bikemera. Yesu Kristo ni ubushuti nziza, wa wundi ujya mu bitaro mukajyana, warwara mukajyana, wanapfa akaguherekeza. Iyo niyo nshuti nziza idahemuka. Yesu we iyo ufite ibyago aragusura akaguhumuriza, akakubwira ngo witinya, ngo witinya ndi kumwe nawe. Inshuti zo muri iyi si ntakigenda zikukundiye uri mu munezero, wamara guhura n'iby'iyi si zikagenda zikuvuga hose. Wumvise inshuti? Yesu we iyo ufite ibyago aragusanga akaguhumuriza, akakubwira ngo witinya, ngo witinya ndi kumwe nawe. Iyo upfuye ziraguherekeza, zikarenza igitaka kumva yawe, zikagusiguriwe nyine, ariko Yesu we murajyana. Iyo upfuye ziraguherekeza, zikarenza igitaka kumva yawe, zikagusiguriwe nyine, ariko Yesu we murajyana. Imana itugirire neza. Yesu we niwe nshuti mujyana, niwe nshuti itabasha gusenya urugo, niyo nshuti itabasha kumva hari ikibi cyakubonekaho, ahubwo ibona uri mu byaha ikuvuga ihangane, n'iri ni ishuri rinyuremo neza, kuko ikigeragezo ni agasabune umugeni amesheshe ikanzu ye. Imana itugirire neza, kandi Imana ibane natwe.
tuganiye ikiganiro kirekire kitari kirekire cyane, gusa ni inama natangaga buri wese yumva yagira inshuti nzima, inshuti nziza yisunga Yesu Kristo niwe inshuti nziza, niyo itabasha gutererana. Naho abantu bo niba barayavuga pe niba barayavuga kuko Yesu yumubikije ibanga narivuga, ni ukuri ntiwaburana mu bwengo Yesu ndaburaye narangiza ajya kugutaranga. Nta nubwo wasonza cyangwa se ngo ubura amafaranga, narangiza nubimubwira ati ndakujyana na barabakumenye. Yesu ashyira ku mutima, ahubwo ikintu akora we ashaka ubufasha. Burya hari igihe ibibazo bibaho, hari igihe Yesu akemura ibibazo agateza n'ibindi. Ugiye kuhatese kandi ako ko kavanzemo gute? None se niba umushomeri nibagira uwo birukana uwo mwanya bakawushyira muri wa wundi wabaye cyane, cyangwa se bakagira uwo bakura mu kikarayi bakamujyana mu kindi wo bakahagushyira. Ubwo muri make haraza bavuga ko wenda ateje ibibazo bitewe n'uko hari uwo bakundaga bakoranaga babuze, babyita ikibazo. Ariko noneho hakemure cya kindi cya wa wundi uje muri uwo mwanya kugira ngo ahasubirizwe. Niyo mpamvu n'ubu iyo sanse mvuzemo ngo Imana iteza ibibazo ikemura ibindi. Ibyo bibaho rwose, bijya bibaho ko yateza ikibazo umuntu ariko itakimuteje kumuteri, none ikasa na wa wundi ikamutereka hahandi, wa wundi nakimurirwa ahandi, gutyo. Nubwo niyo sanse mbivuzemo. Naho ubundi Imana yacu rwose ni perfect, irera. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ikora ibintu byiza, kandi Imana yacu ni seriye. Nk'uko nuzavuze ngo Imana ni seriye, n'ukuri Imana ni seriye, niziraziritse yivuze. Imana ni seriye kandi kunda baseriye, mazi kabaho ibiseriye, igushyira ku munzani umwe w'ikigeragezo, ukayisengera mu butayu, ukayisengera mu buvumo, ukayisenga upfukamye, amava akanga agakoboka, ndetse akazamo n'ibinyo, ukayigira ngo ntabwo yumva. Burya iba yumva ni uko Imana ni seriye, Imana ni seriye, ni ukuri Imana ni seriye. Imana itugirire neza, Imana ni seriye. Niyo mpamvu babwiye ngo buri wese abe maso kandi amenye uwo agomba kubwira ibintu bye. Ariko se uwo ugomba kubibwira undi ni Yesu, nta wundi njye nakubwira ni Yesu Kristo wenyine. Niyo na mama wawe ntuzayimubwire, nushaka mama wawe uzamwihorere, na papa wawe ntuzayimubwire, ni Yesu wenyine. Undi ugomba kubibwira ni umugabo wawe cyangwa umugore wawe mubana mu nzu, niwe ugomba kubwira ibintu byawe, niwe ugomba kubwira ibintu byakubabaje. Nta kuzifata ngo ugiye kubibwira ngo yerere. Ibyo ngibyo byita gucurangira gucurangira abahetsi. Bijya nk'abahetsi ngo kera bajyaga bacurangira ko ntibumve, kubera ko babaga bari mu mujishi bari kuvunika bikoreye umurwayi. Kera bakikoresha ziriya ngobyi zinuza, kera nyine ku bwacu tukiri bato bajyaga bakoresha ziriya ngobyi zinuza, ziriya ngobyi z'imifunzo hatasi ziboshye mu mifundura, noneho bakabakubitamwo inuza nyine. Ariko iyo bacurangaga ntabwo bumvaga, bitewe n'umujishi wabaga uri kubavuna, ntabwo bumvaga. Uzababaze, ntabwo bumvaga. Niyo mpamvu mbwiye ngo iyo uvuze ibibazo byawe ukabibwira umuntu utabikeneye, umeze nk'uri gucurangira abahetsi. Wowe umuntu wakubwira wabibwira ni Yesu Kristo, undi wabibwira n'umugabo wawe mubana, kuko ari mwe mpamvu uzabikemura. Nta nubwo ibibazo byawe bizakemurwa n'abantu, usibye gusenga Imana wenda ikabakoresha. Ni ugusenga Imana ikabakoresha we, naho ubundi igisubizo cyose gituruka ku Uwiteka. Kuko ijambo ryaravuze ngo inama umuntu yigira mu mutima niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwiwe gituruka ku Uwiteka. Abantu rero dukurikirana, mukunda gukurikirana channel yacu Entertainment, ubu tugeze mu matangazo, mujye mudukurikirana kandi ikiganiro mukirangize. Ni byiza rwose kurangiza ikiganiro, bituma mumenya byinshi kandi bidufitiye umumaro. Noneho kandi abantu mwumva mwaza tukabaha ikiganiro rata, nta n'impamvu yo kwiharira mikoro cyangwa kamera. Muzaze ni karibu, muzaze mbihera ikiganiro, namwe mugira ikintu mubwira abanyarwanda n'abanyamahanga n'abadiaspora, kugira ngo bamenye amakuru mashya ufitiye abantu, cyangwa se bamenye ubumenyi ufite bagomba gukuraho. Kuko kubana n'abantu birafasha, abantu bafasha abandi, gutyo bituma inyigisho zituma abantu baguka mu mikorere. Murakoze, mureke dusenge.
Imana ushimwe ko banye natwe waturinze naryo turicyo waturinze tutawutunganiye. Imana ushimwe ntabwo cyubahiro. Uwiteka dusenge iki kiganiro, reka bazacyumva bazagira icyo bakuramo kandi kizagira abo gifasha mu izina rya Yesu Kristo. Dusengera ababyeyi Imana ubagirire neza kandi ubaha amafaranga. Aba babyeyi Imana ndetse n'aba bapapa ubagire neza ubagure mu izina rya Yesu. Dusengera abadafite akazi kabahe, dusengera abashomeri kugira ngo batabare, dusengeye Nyiringabo Mana abana b'ababyeyi ndetse n'iyi miryango kugira ngo ubagure abiga ubaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Nyiringabo Mana ugira icyo ukora, ugira icyo uhindura mu buzima bwabo. Dusengera abari hanze y'igihugu ndetse Nyiringabo Mana abadukurikirana umunsi wose ubagire neza, nabo ugira ikintu wera wa Siyoni ubakorera, ubatabare kandi ubarengere kuri Imana igira neza. Dusengera abarwayi ubakize kandi Nyiringabo Mana dusengera abatwite urinde inda mu izina rya Yesu. Turiruka dayimoni wazikuramo mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana itanga kutwita kandi uri n'Imana itanga kubyara. Dusengera bari kubyara ubu ngubu ntihabeho ubwenge bw'abaganga, ahubwo habeho ubwenge bwawe, kuko ari wowe dogiteri utaba dogiteri bose. Ubagirire neza kandi ubane nabo. Dusengera abanyeshuri bakora ibizami ubagirire neza, abazadefanda ubagirire neza, utange amanota akwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.